itandukaniro rya group sange. Ibintu bijyanye n'amatsinda y'amaraso anyuranye usanga benshi babyibazaho ndetse bakanabijyaho impaka cyane. Rimwe uzumva hari abantu bavuga bati ubu ufite amaraso aya n'aya ntiwabyarana n'ufite amaraso aya n'aya. Abandi bakajya kure bati ubwoko bw'amaraso runaka ntibupfa kurwara, ndetse hari n'abavuga ngo hari amaraso atajya yandura agakoko gatera sida. Ariko se ukuri kuri ibyo byose ni ukuhe? Muri iyi nkuru nibyo tugiye kuvugaho ku buryo burambuye. Nubwo amaraso akozwe n'uturemangingo tumwe, hari ibyatandukanya ari nabyo abahanga mu buvuzi bashingiyeho bakayashyira mu matsinda atandukanye. Hari uturemangingo adufasha umubiri gukora ubwirinzi mu gihe amaraso adahuje n'ayawe yinjiye mu mubiri wawe, bityo utwo turemangingo nitwo twitwa A na B. Reka twibukiranye amatsinda abaho y'amaraso. Nk'uko twabiganiriyeho ubushize, twabonye ko amatsinda y'amaraso ari ane, ariyo itsinda rya A, itsinda rya B, itsinda rya AB n'itsinda rya O. Gusa siyo yonyine abaho, ahubwo niyazwi cyane. Ikintu cya mbere ukwiye kumenya ni uko ufite group A bivuze ko afite uturemangingo twa A. Ikintu cya kabiri ukwiye kumenya ni uko ufite B aba afite uturemangingo twa B. Ikintu cya gatatu ukwiye kumenya ni uko ufite AB aba adufite twose. Ikintu cya kane ukwiye kumenya ni uko ufite O nta na kamwe aba afite. Ikintu cyo kuzirikana ni uko umuntu ufite amahirwe menshi ari umuntu ufite AB, kuko ubusanzwe A irwanya B, bityo rero kuri we amaraso yose yayakira, ibizwi nka universal receiver. Umuntu ufite O ashobora guhabwa amaraso n'undi bahuje gusa, by'umwihariko icyiza ni uko we abandi bose yabaha amaraso, ibizwi nka universal donor. Kongereho ko kandi muri rusange abantu bafite group O ari benshi ku isi, nk'uko ubushakashatsi bw'abahanga mu by'ubuzima bubyerekana. Umuntu ufite group O aha amaraso abantu bose, ibintu bizwi nka universal donor, mu gihe ufite AB ahabwa na bose ibizwi nka universal receiver. Umwe mu bakunzi bacu yaratubajije ati ese umugabo ufite groupe A n'umugore ufite groupe B babyara umwana ufite groupe O? Kugira ngo dusubize neza iki kibazo, reka twibutse ko mu mubiri wacu tugira ibintu bibiri binyuranye, ari byo ibigaragara inyuma bizwi nka phenotype ndetse n'ibitagaragara bizwi nka genotype. Ikindi dukwiye kumenya ni uko kuri groupe z'amaraso A na B zombi zirigaragaza, ibizwi nka dominance, naho groupe O ntiyigaragaza kandi ntigira ingufu imbere ya groupe A na groupe B, kuko groupe O ni recessive. Umuntu ashobora kuba afite groupe ya A nyamara mu mubiri we hihishemo groupe ya O. Icyo gihe tuvuga ko ari phenotype A, ariko genotype ikaba AO. Icyo bisobanuye ni uko iyo bipimisha ushaka kumenya groupe yawe bazapima phenotype ariyo A, nyamara ishobora kuba A homozygous AA, nk'uko yanaba A heterozygous ariyo AO. Ibi ni kimwe nuko waba ufite amaraso ya groupe B ariko ihishe O, birumvikana ko buri BO. Icyo gihe nimubyarana abana muzabyara hazabonekamo za groupe zose kuko zinganya amahirwe. A nihura na O umwana azaba A, A nihura na B umwana azaba AB, O nihura na O umwana azaba O, O nihura na B umwana azaba B.
ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara zibasira ubuzima, imiti ikoreshwa mu buvuzi ndetse n'ibiribwa, tukamenya intungamubiri umubiri wacu ukeneye. Abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka kandi subscribe kuko ni ubuntu, kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, bizajya bigufasha kubona ibiganiro bishya tubategurira. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Ubaye wifuza kugira icyo tubaza, udusobanuza cyangwa kutwunganira ku ngingo iyo ariyo yose, nyaboneka twandikire muri comments turagusubiza. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ukore share, ubisangize n'abandi kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki cyari ikiganiro kwirinda biruta kwivuza. Amahoro y'Imana bane namwe, tubifurije kuzirikana ko amagara ari ubukungu.